ya ya reka rero twige amatara. Ngira ngo amatara dufite aya matara tugiye kwiga ni amatara yo agize ku nese nuvuga ngo amatara tukunda kubona agaragara ku binyabiziga, sibyo? Ni amatara mbundi agaragara ku binyabiziga niyo tugiye kwiga. Noneho muri aya matara rero harimo ibice bigera muri bingahe? Bitatu by'amatara, ari nabyo tugiye kwiga uyu munsi. Ibice bitatu by'amatara biramo ngo ni ibice by'amatara ari byo bingahe? Bitatu. Icya mbere hazazamo igice cy'amatara cyitwa amatara agaragaza ikinyabiziga. Amatara icyo ni igice cya mbere. Amatara agaragaza iki? Agaragaza ikinyabiziga. Rero ubusobanuro ngo ese amatara agaragaza ikinyabiziga ni ayahe? Bisobanura iki? Bishatse kuvuga iki? Ubundi aya matara azagaragaza ikinyabiziga igihe aho gihagaze hagiye gute. Hari igishobora kuba gihagaze ahantu hatemewe, hari igishobora kuba gihagaze ahantu hatagaragara, nyine hatabona, kigaragazwa n'amatara yo ku mihanda. Mbese nta matara azakigaragaza kirebera imbere cyangwa se kirebera inyuma, akakigaragaza ubugari bwacyo, akakigaragaza mbese ubunini bwacyo bw'inyuma. Ayo rero niyo twita amatara agaragaza ikinyabiziga. Azaza anagaragaza plaque, mbese ibiri byose ku kinyabiziga. Niyo mpamvu babita ngo ni amatara agaragaza ikinyabiziga. Ikindi gice cya kabiri tuzabonamo amatara amurikira ikinyabiziga. Amatara amurikira ikinyabiziga. Rero amatara y'umurikira ikinyabiziga yo, ese amatara amurikira ikinyabiziga yo asobanura iki? Ubundi ni amatara azamurikira ikinyabiziga ubuso kiri kugendamo, aho kigenda. Nubwo azamurikira ikinyabiziga kugira ngo kigende kibona aho kinyura. Nimba kiri kugenda mu muhanda utanoze neza, nimba kiri kugenda mu muhanda urimo imikuku myinshi, mu muhanda udakoze neza, icyo gihe rero ayo matara azakora umumaro wo kukimurikira, urukumva, kugira ngo kibashe kugenda ahantu kibona, sibyo? Ayo rero niyo twita amatara amurikira ikinyabiziga. Muri ngo azagaragaza intera kiri kugendamo, mbese gutyo gutyo. Noneho ikindi gice cya gatatu kiraza kivuga ngo amatara y'icyerekezo n'umuvuduko. Amatara y'icyerekezo ni ikintu n'umuvuduko. Aya matara y'icyerekezo n'umuvuduko urumvamo ay'icyerekezo.
urumvamo iki umuvu rubango na amatara azakoreshwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga rubango azafasha ikinyabiziga kwereka abandi bayobozi aho kigana mu cyerekezo iki niki sibyo cyaba gisubira inyuma icyo ni cyerekezo cyaba gisaba gukatira iburyo icyo ni iki cyaba gisaba gukatira ibumoso icyo ni iki icyerekezo aha ayo rero niyo mwita amatara y'icyerekezo noneho umuvuduko yo ni kwa kuri twabonye ngo kugabanya umuvuduko ngira ngo tumaze iminsi twiga ibintu bigendanye na teritware y'izi uvuga ngo iyo ufashe feri mu gihe ikinyabiziga gishaka kugenda buhoro urukumva cyangwa se guhagarara hari amatara agomba guhita yaka ayo rero niyo twita amatara y'umuvuduko sibyo ubwo ni amatara ya feri mbese buri gihe cyose ukoze kuri feri amatara bagomba kugira ite kwaka ayo matara rero ni aya ngaya niyo matara y'umuvuduko. Reka rero turebe rero dukurikije uko twagiye tubibona ngira ngo amatara agaragaza ikinyabiziga iriya iki cya mbere mu matara agaragaza ikinyabiziga ibyo turasangamo ndanga amatara ndanga noneho ndanga zirimo ibice bibiri tugira ndanga mbere tukagira na ndanga nyuma abantu murabona tugira amatara ndanga mbere tukagira n'amatara ndanga nyuma aha turaza tubonemo andi matara azaza avuga ngo ni ndangaburumbarare amatara ndangaburumbarare amatara ndangaburumbarare ngira ngo amatara ndangaburumbarare dukunda no kuyita nanone gare amatara ndangamubyimba amatara ndangamubyimba aha iki kintu rwose ni sawa amatara ndangamubyimba. Okay, turaza kubona andi matara mu matara azagaragaza ikinyabiziga tuzabonamo amatara ayo guhagarara umwanya munini amatara yo guhagarara umwanya munini tukiri ahangaha ko amatara yo guhagarara umwanya munini ngira ngo ejo twari turi ku isomo rivuga ahantu hemerewe guhagarara umwanya munini n'umutoya ahemerewe guhagararwa umwanya munini siko bivuze n'ahemerewe guhagarara umwanya mutoya noneho tuza no kubona n'ahabujijwe kugira guhagararwa sibyo ibyo nibyo twabonye ejo ku bantu bise noneho rero aya matara rero kuvuga ngo amatara yo guhagarara umwanya munini ubwo cyagiye hamwe twize ngo aha wemerewe guhagarara umwanya munini ku ruhande rw'umuhanda igihe uhagaze mu nzira z'abanyamaguru cyangwa se ibiziga bimwe biri mu muhanda cyangwa se ibiziga bimwe mu nzira z'abanyamaguru cyangwa se byapa twagiye tubona dore urwa ngo amatara azakoreshwa aho hantu ni aya ngaya yo guhagarara umwanya munini. Turaza twongere turebe andi matara tuzabona amatara yitwa kamenabihu y'inyuma kamenabihu y'iki tuzabona kamenabihu y'iki y'inyuma twongere tubonemo aya plaque amatara ya plaque
Ongeye tubonemo utugarurarumuri. Nagira unsubize, utugarurarumuri ni iki? Nambwira utugarurarumuri. Iki? Nakanaka yuko kose gasubiza urumuri ku cyakohereje. Point. Nibyo? Nagira udusobanurira akagarurarumuri ni ko twakize. Nakantu? Nakantu karabagirana murumuri karayiza kakasubiza ikintu cyagize cyarwo awereje. Tugiye kureba rero kiriya gice cya kabiri, turebe ese ari amatara azamurikira ikinyabiziga harimo angahe. Tugeze rero ku gice cya kabiri, aricyo gice cy'amatara amurikira ikinyabiziga. Harimo amatara agera mu matara 4. Iki gice rero turasangamo amatara maremare, dusangemo amatara magufiya, dusangemo itara rishakisha. Ngira ngo twibukiranye neza kuko rino tara rishakisha hari n'ubundi buryo ryitwa itara rihindukizwa. Turaza kubona rero kaminabihu y'imbere. Ayo rero niyo matara turi busange mu matara amurikira ikinyabiziga. Noneho muri aya matara amurikira ikinyabiziga, nk'uko batubwiye ngo mu matara maremare hari n'ubundi buryo bakunda kwita kugira ngo tugendane neza, tuvuye byose tubibonye. Harimo amatara maremare ubundi bakunda kuvuga ko ari amatara y'urugendo. Noneho amatara magufiya yo bakayita amatara yo kubisikana. Ngira ngo hari henshi tuzasanga rimwe na rimwe batubwira amatara yo kubisikana, ariko burya aba ari amatara magufiya. Ubwo rero nayo ngayo niyo matara dusanze mu matara amurikira ikinyabiziga muri kiriya gice cya kabiri. Igice cya gatatu cyo kiraza kitubwira, ngira ngo muribuka ko twabonye ko kivuga ngo ni amatara ay'icyerekezo ndetse n'amatara y'umuvuduko. Urumva ni ibintu bibiri, harimo ay'icyerekezo, harimo n'ay'iki umuvuduko. Ubwo rero mu matara y'icyerekezo niho turi buze gusangamo amatara ndanga cyerekezo. Ngira ngo twabonye ko muri uyu muhanda wacu tugendamo buriya urimo ibyerekezo bitandukanye. Gusa ibyo tuzi bizwi kandi bikunda gukoreshwa cyane, tugira ibyerekezo bibiri. Hari icyerekezo kigana iburyo ndetse n'icyerekezo kigana ibumoso. Iyo rero nibyo byerekezo dukunda kugira. Ariko rero mu kwiga harimo n'ikindi cyerekezo wenda uretse ko cyo kitakunda kuvugwa cyane, ariko kikunda gukoreshwa cyane ku binyabiziga cyangwa se ku bayobozi. Burya rero igihe ikinyabiziga kiri gusubira inyuma, burya naho kiba ari icyerekezo. Rero hari ibimenyetso rero bigaragaza ikinyabiziga ko kiri gusubira inyuma. Ikimenyetso rero ni amatara agomba kuba agaragaza ikinyabiziga ko cyatangiye gusubira inyuma cyangwa se kirimo gukora igikorwa cyo gusubira inyuma. Icyo rero niyo mpamvu rero tukita icyerekezo. Ngewe nka teacher rero bagomba kucyita icyerekezo, ko icyo ni icyerekezo tubona dukunda gukoresha. Rero hari batubwiyemo amatara y'umuvuduko. Ayo muvuduko rero tuzasangamo amatara ya feri. Nkuko nababwiye ngo iyo umuntu ashaka kuringaniza umuvuduko cyangwa se kugabanya umuvuduko cyangwa se kugenda buhoro cyangwa se kugira gute, ntabwo ibyo ngibyo yabikora adakoresheje amatara, adakoresheje feri,
kandi iyo feri ikoreshejwe igihe cyose hari amatara agomba kwitagira ati yaka inyuma ku kinyabiziga. Rero niyo mpamvu bavuga ngo ay'umuvuduko, ubwo rero bakayita amatara ya feri. Rero iyo yari taburo y'amatara, iyo wayize ukayimenya wa munyeshuri we, nta kindi kintu rwose ku matara kiba gikomeye kuri wowe. Murabona ko rero taburo igizwe n'ibice bitatu twababwiye, ndetse twabwiye n'amatara agiye arimo ndetse n'umumaro wayo. Rero ni ukuvuga ngo rero turakomeje. Bakunda kuvuga ngo ni ayahe matara cyangwa se utugarurarumuri bishobora kongerwa ku kinyabiziga n'umuyobozi wacyo iyo bidashobora kubangamira abandi bayobozi. Ndasubiramo, ni ayahe matara cyangwa utugarurarumuri bishobora kongerwa ku kinyabiziga n'umuyobozi wacyo iyo bidashobora kubangamira abandi bayobozi. Ayo matara rero bavuga yuko ari amatara ashobora kongerwa ku kinyabiziga n'umuyobozi, kandi akaba yayongeraho mu gihe abona yuko bitari butere abandi mbogamizi mu rugendo. Ubwo rero aho ngaho bavuga ko ari amatara y'imbere mu kinyabiziga. Amatara y'imbere mu kinyabiziga ni ukuvuga ngo nushaka ufate udekore rwose mu kinyabiziga mu ndani. Pana hari abanyeshuri bakunda kuvuga bakagira ngo ni imbere ku kinyabiziga. No, ntabwo ari imbere, ni imbere mu kinyabiziga mu ndani. Dekore nta kibazo. Ayo ngayo niyo matara ashobora kongerwa mu kinyabiziga, ariko mu gihe ubona ko bitari bubangamire abandi bayobozi. Ubwo rero ndumva twaba dusozereje ahangaha ku iki gice, tukazagaruka mu rindi somo rya 16. Murabizi ko iri ngiri ari isomo rya 14, twiga buri tara ku rindi, ariko ndumva tuzahera ku matara ndanga. Nk'uko mwabibonye twabonye ko dufite ndanga nyuma na ndanga mbere. Murakoze rero, mwari kumwe na teacher Emmanuel mu bigendanye no kwiga amategeko y'umuhanda, kandi murabizi neza ko twabyiyemeje. Namwe rero mutubere abantu b'imfura kandi mutubere abantu biga, ndetse mujye mwandika amakomenti nimba rwose mwabonye ino video, mutwandikire mutubwire icyo tugomba gukora, mutubwire icyo twagomba guhindura, kandi bizadufasha namwe kandi bizabafasha. Rero ni teacher Emmanuel, ciao ciao.